mu by'ukuri Mugaragu ni ibikombe bitandatu bya Dominique byaremereye Arsenal kugira ngo ibe yatambuka. Icyambere cyo tubanze turebe mbere kujya mu mukino turebe ubundi ubungu uko duhagaze cyangwa se currently uko amakipe ahagaze. Ikipe ya Arsenal niyo ni ikipe navuga ko iri mu kintu cyitwa winning momentum, nubwo yatakaje kuri match ya Aston Villa ariko nuvuga ngo state barimo cyangwa se ibihe barimo ikipe ya Arsenal niyo navuga ko mu bintu byo kubona intsinzi gutsinda ndetse no kunurirwa no guhumurirwa n'intsinzi Arsenal navuga ko iri hejuru. Urebye yaba muri Champions League yarize muri kimwe cya kane, niyo kipe navuga ko iri mu bihe byayo byiza kuko nuvuga ngo bari kuri form ndetse bakaba bafite muri kintu bita nka consistency rero ku mwaka w'imikino ushize nuko ubu bahagaze. Mu gihe kuri rwanda w'ikipe ya Bayern Munich ni ikipe yari imaze imyaka 7 ikubita umuhisi n'umugenzi wabo imbere mu gihugu, ariko uno mwaka witwa Xabi Alonso ni ikipe ya Bayern Leverkusen baraje bakora mu jisho kugeza ubu ngubu batwaye igikombe. Uwitwa Thomas Tuchel kuva mu kwezi kwa mbere yicariye intebe ishyushye, kimwe twita intebe ishyushye cyane cyane mu kubatoza ngo gutoza, ariko bizi neza ko isaha n'isaha ushobora kuba wabona itangazo kugira ngo zinga ibikapu byawe ugende. Uwitwa Thomas Tuchel arabizi ko ubuyobozi bwa Bayern Munich bwararebye bavuga ngo ikipe yacu mu buryo bwacu busanzwe bw'ikipe ya Bayern Munich ntabwo dusanzwe dufitemo karakteri yuko twirukana abatoza uko bukeye. Bivuga ngo Bayern Munich igihe cyo ngo turagira umutoza tumuhe igihe ategure umushinga we anawujyane n'uko filozofi y'ikipe ya Bayern Munich imeze cyangwa se imitekerereze n'imyumvire uburyo bwo kubaka umupira w'amaguru bimeze, hanyuma ibyo tuzamufasha kuba yabifitingamo. Niyo mpamvu Bayern Munich ivuga ngo twirukana abatoza uko bukeye. Sezo dufite umutoza mushya dufite umutoza mushya, nibo baravuze bati aho kugira ngo twirukane Thomas Tuchel turi kubona ko resultat zanze imbere mu gihugu muri DFB Pokal yari yamaze kuvamo, ariko nibura Champions League cyarimo muri Champions League kuba yakuru icyo gihe bitekereza bavuga ngo twihangane Thomas Tuchel kandi bavuga ngo ni cya kiri Bayern Munich kivuga ngo nitugomba kugira igihe cyo kuba twakurukana abatoza. Thomas Tuchel yari mu kwezi kwa mbere abizi ko isaha n'isaha ashobora kuba yabwirwa ngo turarambiwe byanze burundu, reka tukurekure tube twashaka ibindi bisubizo. Ibyo bikagenda bikajya no mu bakiri ko resultat yarabuze. Eho no gweraga ko amakipe ku munzani mu buryo bwo gushaka intsinzi kuyirukanka kuyiharanira kuyikora ndetse no kuyikorera, ikipe Arsenal ku munzani niyo navuga ko yareje imbere ikipe ya Bayern Munich. Hanyuma irushanwa turimo wabyemera wabyanga, hari amakipe y'irushanwa ruvuga ngo ikipe iza kuko tuzi no kugarukaho kuri Real Madrid na Man City. Ruvuga ngo hari amakipe muri Champions League iryo zino ubwaryo iyo uri muri iyo kipe yo muri iryo rushanwa hari ukundi kuntu imitekerereze igenda igahinduka, kabone nubwo umutoza barimo ararwana n'ubuzima, kabone nubwo resultat imbere mu gihugu zaba zanze, ariko iri rushanwa ayo makipe nka Bayern Munich, amakipe nka Real Madrid ni amakipe navuga ko usanga agenda agasa naho abakinnyi iyo bayarimo abo ngabo nabavuga ko ikipe igenda ikaba nziza muri rusange. So ikintu cyaba rero ruvuga ngo icyo kintu wavuze cy'ibikombe Ruvuyanga, icyo kintu wavuze cy'ibikombe ubwacyo niyo legacy n'icyo gitinyiro ikipe ya Bayern Munich yubatse muri Champions League ubwacyo biragenda bigakora bigatuma muri iyo match abo bakinnyi nubwo resultat zarabuze ariko nibura ikipe iza hejuru. Icyo kintu cyaravuga ko rero mu ijoro ryakeye cyabanje kirakora kirapeza gituma gisunika Bayern Munich ari nabwo mu kanya kuko udumona dufite umushyitsi mu kanya tuza twinjiramo tukareba mu kibuga exactly na detail yose yatumye ikipe ya Bayern Munich tukamwakira nyuma turi gusoza twaza tukanagonora akazi kuba tumunagira ngo tumusuhuze abaje ubumve ko hari twe turaza kumwakira n'umusore wa Shafi yanzaniye impano nziza cyane negere mikoro aza kwibera kuri social media zacu za radio Rwanda ndetse n'izanjye, ariko yewe yanjye mikoro y'ifunguro nabanze asuhuze gusa ariko tumumwanya na cyo abasuhuze tuko tukiganira se ikibazo wera yamushize nkamushize uraho neza ndaho neza niwe wamugaragejo njye guhamagaraga utirigani na muteguriye impano mana yanjye nari muteguye nyine mbura ukuntu nayimugezaho nyine nabuze nimero nyine ndebye kuri YouTube channel zanyu nyine nsangaho nimero nyine ndabahamagara nyine izanye zikugura YouTube channel
izanye wazi kuri YouTube channel hanyuma urampamagara Imana ejo yamamagaye ejo hagase ejo yamamagaye yamamagaye aranyibwira ati ndi bumwe ku giti cy'inyoni nasanze yanambuze ndamuhamagara muhamagaye yitavuga uriya muntu ni mama wawe yitavuga na nyina ndamubwira nti nasanze mwambuze noneho ahita avuga ati ntabwo ari njye ati ni umuhungu wanjye aramumereza arambwira ati nitwa Shafi Shafi ati mfite impano yariganiye ndashaka kuyimuha ariko sinzi ukuntu nabigenza ndamubwira noneho ejo uzaze kuri radiyo Rwanda ntiturahaza atashwe nibwo namubwiye rero uzatega umumotari akuzane kuri radiyo Rwanda barahazi Kacyiru ati nzahagire ryari uzahagire hagati ya saa yine na saa tanu ntabwo nzi impano ni impano nziza cyane n'ifoto yarashushanyije wese kabisa nayirebye mbona ni njye ugenda ndaza kuza kwishyira kuri social media zanjye ndaza no ku mbuga nkoranyambaga za radiyo Rwanda amaze gufata video baraza kwishyiraho hanyuma Shafi wabitekereje cyane nyine bigani naramufanaga nabona nyine amafoto ye nkanga kubyemera nyine umunsi umwe nibwo nagiye kuri Skol nyine mbona araje nyine baranongera agatoki ati dengo yari ndanshimisha nyine ndamubona nyine nkurikije n'impano ngiye gushushanya ndavuga ati ebana ati ngiye nimenye gushushanya neza uye niwe muntu wa mbere nzashushanya kabisa nde nayimugezaho nyine ubwo nyimara kubimenya ebana niyo gahunda ya mbere ifoto yikuye iyi foto washushanyije yikuye iyi foto nayikuye ku masosho media nyine nahize nyine ifoto ya mbere nziza nyine kuba nayishushanya nyine kandi ifoto imugaragaza nyine nashushanya ubu ari wese umuze yamubona agatavuga ati uyu ni Rigani aba ariyo ntora ndagenda ndayipolitingisha mfata ifoto nireberaho nyine ndashushanya nuko abona nenge ukubaza kuko iyo urebye iyi kadire ibyo byose bishoboyeho amafaranga wayakuye he wayasabye mama uravuga uti genda ushaka gukora ikintu cyiza nkazagishyira umunyamakuru nkunda mama yaranshyigikiye cyane yaranshyigikiye hamwe n'inshuti zanjye nyine nashushanyije barambwira nyine ati we shushanya ibindi nyine we uzabitubaze tuzagufasha we nimba wumva nyine ari byo ushaka nyine we shushanya ibindi uzabitubaza maze gushushanya nyine nibwo nayibabwiye nyine reka nishyura ndavuga ati dore nasoje baranshimira nyine avuga ati wamukoze neza noneho ejo nibwo inshuti yanjye nyine yampaye amafaranga namumashyira ahandi tujya Kacyiru nyine twese tujya noza hariya Gisozi mu Gakinji njya gukoresha ikadere nyine nibwo twese tuyisoza nanaguhamagaye nyine urambwira ati nyine ejo nzaze nyine numva ni amahirwe menshi ndavuga ati uriga niga ku Nyundo wiga gushushanya niga kuri Ecole d'Art ukiri na muto kubizi cyane niga Ecole d'Art hariya ku Nyundo mfite imyaka 16 ushaka bisa biragaragara yuko ukiri na muto reka gira ikintu mesaje rero sabira uyu mwana ukuzaniye impano rero icyambere ndagushimiye cyane Imana igumugisha gukunda ubundi n'imbuto y'Imana urwango n'imbuto ya Satani njye umuntu yankunda ntabwo ngifata nk'ikintu kiri aho simbifata for granted ngifata nk'ikintu cy'agaciro wumve ko nabyubashye cyane wumve ko nabihaye uburemere umuntu yaha ikintu bwa bundi bwa nyuma kabisa hanyuma ikiruta noneho byose kumva impano urwibutso rw'ikintu kitazasibangana ukagifunga muri kadire nziza washushanyije neza ugashyiramo ubwenge bwawe amafaranga yawe umwanya wawe ukitanga bingana gutya ni ikintu cyamaze ku mutima byiyongera kuri urwo rukundo navugaga kandi cyane rwose mu bushobozi buke mfite ndaza kugushyigikira kugira ngo utu tuntu wakoresheje ubashe nawe kureba ukuntu watugaruza hanyuma turanaza no kureba ukuntu tuza kubutaginga ku masosho media kugira ngo abandi bantu bakeneye amafoto noneho ubundi ukabashushanyirize urukundo ubundi bashushanya baguha amafaranga ndanarenzaho kubutaginga kabisa abantu mbabwire bati uyu ni umu artiste kamenabihu uyu muntu mujye mumugana abashushanye
ubundi ni amafaranga cyane shafi yumva nagushimira nta kintu nakubwira kandi mu kanya turaje tube tunifotoza abafotozi na rigari rwose hanyuma ahubwo noneho wajya ku giti cy'inyoni harya yego soza abantu nka batatu bareba abantu batatu inyoni harya bakumva ko bageze no kuri radiyo rwanda umuntu wa mbere nsuhuza ndasuhuza uwo bita Gisubizo hamwe na Popoli bamfashije nyine muri ibi byose nyine nkasuhuza mama ari nawe wamfashije nyine kamitike akamfasha muri ibi byose akamerekeza gukoresha ikadere ndasuhuza na mukuru wanjye nyine nawe ngabo abo ku ishuri abo ku ishuri uzasubire ubabwira uti jyewe nagiye kuri radiyo igihugu abo ku ishuri ndasuhuza uwo bita Samweli Masengesho ndasuhuza uwo bita Apollo ndasuhuza uwo bita Dive twicarana abandi nyine nabo ndabasuhuza bose twigana abo twigana bose ndabasuhuza cyane hanyuma ku mugabo nkoranyambaga za radiyo rwanda muraza kubona ino foto kuri Instagram ndetse no kuri Twitter mu kanya gatoya bamaze gufata video bagiye kwitunganya bashyiraho nanjye kuri Rugaju Regan kuri Instagram ndaje mu kanya nishyireho noneho Shafi waba wicariye hano gatoya untegereje tusangire gatoya mu kanya tunaganira hariya wari wicariye reka dusoza akazi cyane wakoze ushimire hanyuma Eriga wari ugiye kwakira imana tukiganira kuri Bayani na Arsenal mugaragu byinshi abivuzeho ariko icyo nshaka kukubaza muri minota 10 Arsenal no muri Champions League ni trust the process yego kubera izi mpamvu ndahera ku kintu cya ninde ugena uko ikipe ikura niki kigaragaza ko ikipe yakuze proje ibifitwe nande proje igenda ite Arsenal reka mvuge ko proje yayo ari nziza sofa nta kibazo kubera impamvu ngiye kugarukaho ebyiri iya mbere abayifite mu biganza yaba Edu Gaspar ndetse na Arteta mu by'ukuri ntabwo navuga yuko bari gukora ibintu bitagira aho biva n'aho bijya Arsenal reka mbanze nigarukaho gato muri Champions League yari imaze imyaka 14 idashobora gukandagira muri kimwe cya kane yongeye kubikora nyuma y'imyaka 14 bikwereka ko hari urugendo ikoze itaherukaga wabanza ukavuga ngo hari intambwe bateye icyo ni ikintu cya kabiri Arsenal yari imaze imyaka 7 idakina Champions League even no gukandagiramo muzi ukuntu yari imerewe nabi mu Bwongereza itashobora no kuboneka muri enye mu myaka yashize ubu bashoboye kubigeraho byibura aho bagarukiye nyuma y'imyaka 7 bageze muri kimwe cya kane n'uburyo bavuyemo ntabwo bavuyemo mu buryo busuzuguritse bya bindi bya humiliation ngo kubita ibitego 4-6 muri match ebyiri gusanga nyine banyagiwe ni ikipe yarushije igitego kimwe navuga yuko na match baza bashobora kwikiringa bakayitsinda bajya bakora nyine utu dukosa tw'abantu ku giti cyabo duto tukabakostinga nyine bagatsinda ibitego icyo ni manque experience umuntu witwa Karaga yavuze ngo sinemera ko Bayani yarushije Arsenal gukina neza muri match ebyiri nanjye nabyemera no ati sinemera ko Man City Real Madrid yarushije gukina neza muri match ebyiri nanjye ndabyemera ariko yavuze ngo Champions League ni irushanwa kandi ari umuntu waritwaye rinasaba mentalite cyane ku rwego rwo hejuru ubunini bwa ekipe institution ibigwi legacy uko kumenyera icyo kintu hari igihe biza bikaba byahereza ikipe ikintu cya superiorite indi kirima nk'ikipe ntoya wenda igasezererwa yakoze proper display yakinnye neza ariko wenda icyo kintu cyo kurangiza umukino cyangwa se kuwutsinda ari nacyo mu mupira kibarwa cyane ntibashe kukigeraho ibyo rero nibyo twita urugendo ibyo bisaba igihe ibyo bisaba kubyubaka icyambere cyo kwishimira they are close at least umuntu wese ntawe wajya guhura na Arsenal ngo avuge ngo ikipe ndayikuramo byoroshye twibukiranye muri iyi sezo Arsenal yatsinze ikipe ya Man City banganya indi match itsinda Liverpool banganya indi match inganya na Chelsea match banza itsinda Man U match banza niba nibukaniza wati iri muri iyi mikino Champions League yayoboye itsinda
mwibuke ko Man City iri kurusha amanota abiri harabura imikino 6 Arsenal iri kuyimekera mu mugongo. Arsenal ni ikipe ifite ibitego byinshi muri Premier League imaze gutsindwa byinshi niyo imaze gutsindwa bike. Ifite defense nziza ikajyana na attaque nziza muri Premier League nubwo atari yo rutare rwa champion. Hari urugendo rwahivuye habi mwibuka mwese mu myaka mike ishize, hari n'agatambwe iri gutera wakita gato ariko byibura iri kugatera. Uko kuba hafi rero ugahumekera Man City mu mugongo ikagutwara igikombe zishize, uyu mwaka ukaba uri hafi ukayihumekera mu mugongo niyo yakongera ikagitwara ukagera muri kimwe cya kane cya Champions League. Ku bwanjye ibintu byose tubibariye mu ijambo rimwe ryitwa igikombe twaba twibeshye. Arsenal n'ubundi bo projet yabo bavuze yuko ngo ari yo kurangira neza, kuvuga ngo bazakora evaluation umwaka utaha saison 2025 2024. Kubera iki? Imyaka bihaye ngo nibwo izabigeze igihe batangiye projet bayita ngo ni trust the process. Babasabaga kwizera umushinga w'ikintu bagiye kubaka. Bigira imyaka 2 birarangira, bababwira ko enjoyinga process, babihaye igihe babikozeho izi ni seze ebyiri babikora ibyo bintu byo ko mugomba gutangira ku enjoyinga byibura mukaryoherwa mukavuga muti at least turahari turakompeta, we are close, nta muntu watwentimida, nta kipe na Tuchel yavuze ngo ni kipe nziza, it's a joy to watch them. Biraryoshye kureba Arsenal ikina. Hanyuma umwaka utaha ari wo wa nyuma wa projet yabo bawise ngo ni the harvesting season, n'umwaka wo gusarura ibyo bubatse. Iyo harvesting season rero ijyana no gukora igikorwa gikomera mu mupira w'amaguru cyo gukora icyo bita final touch muri squad. Gute? Iyo utangiye trust the process ni kuri abari afite Bukayo umwana muri academy wabo Martin Nakano bari baraguze muri Brazil wakizera ubona gatangiye gukina neza, bamaze kugira byibura ba Odegaard baze ubona hari akantu ko gufatiraho. Muri uno mwaka ushize abakoze icyo bita kuri touching squad baretushijemo, bazanye Timba isavunika, bazanye umuzamu David Raba baye umuzamu wabo wa mbere, bazanye Kai, bazanye Declan umwe mu mediateur beza mu Bwongereza. Squad yabo barayubatse ubimaze kuba sude. Buryo umusaruro wo kugira ibitego byinshi no kugira defense nziza ni ikintu cya collectivity cyo gushyira hamwe nk'itsinda ry'abantu. Icyo ni cyiza. Final touch ariyo ya nyuma, ariyo nakwita gusoza, ari naho usoreze, ari nayo faze ikomera kukwita desida, ari nayo azabashyira muri harvesting season yabo umwaka wo gusarura. Arsenal nk'uko umunyamakuru witwa Peter Schmeichel wafatiye Man U akorera CBS yabibajije Arteta ambwiye ngo nta kibazo ubona ufite cya rutahizamu, yavuze ngo yego nubwo twatsinze ibitego byinshi turabizi ko tudafite umwataka w'ibitego 30 cyangwa 40 muri season. Uwo muntu we bita Tasman amakipe yose akandagiye muri demi finale byibura bafite umukino umwe cyangwa babiri wikoreza umutwaro w'ikipe. Usibye Dortmund yonyine ni ifite profil ya kubera nka Arsenal yubakiye kuri collectivity. Paris Saint-Germain utegereza Mbappe, that one ucyumva peje wumva Mbappe. Tasman Bayern yatsinda tatsinda ubutegereje Harry Kane. Iryo zina kuba ritari kuzamo uwo muntu utinya, uwo muntu uzana fear factor, uwo muntu Arsenal iramukeneye nka rutahizamu. Real Madrid iragira ari babiri batunga ari bombi, Jude na Vini bagabana izo responsibility kandi bakazikora neza, imibare yabo ibiri hejuru. Arsenal ikeneye kugura rutahizamu, investment ya miliyoni 100. Wenda tuzagiye cyo kuganira ninde wari profile nziza, na nemera yuko ariko buriya yanakenana na nimero 6 mwiza uri imbere Declan, kubera ko Jorginho, Thomas Partey n'imvuneze simbibona neza. Arsenal yigeze gushaka Zubimendi, hari yigeze gushaka Douglas Luiz Aston Villa, yeneye igipeti cy'imyaka itarenze 26 gifite ingufu gihereza umuntu witwa Declan uburenganzira agakina 8 mwiza, Odegaard kapiteni ntakorwa yagume ku 10 rye, ikipe igumane abakinnyi bayo ntibarekure ntibagurishe. Timba zaragarutse sezitaha ashobora kubahereza izindi ngufu muri defense. Trust me, nyuma y'imyaka myinshi Arsenal
ishobora kongera kugaruka ku gasongero, ariko birayisaba kuba wise, kugira ubwenge budasanzwe muri ino sezo mu buryo yubaka ikora iyo final touch kugira ngo ikore ya ekipe izabahereza umusaruro. Icyo yakoze rero gikomeye ni ukuva habi, icyo yaranje agikora. Icya kabiri ni ukugereza ekipe ku kwegera byibura ibikombe, ikaba iri hafi ihumeka iganira ikagira consistency. Faze ya gatatu yo gusarura niyongeramo abakinnyi bura, njye navuga ko isezerewe ariko byibura kigabo. Ubundi n'abakinnyi batatu kuko wibagiwe kuri left back ko umukinnyi ukina kuri gatatu utanga icyizere uri kujyana na filozofi ikipe Arsenal ikina, kuko bivuga ngo Arsenal ikinira mu kibuga, bivuga ngo uburyo bwo gukina igihe kimwe kimarira gutegeka umupira. Uwo mukinnyi ukina kuri gatatu uyobora, n'uwo mukinnyi ukina gatandatu cyangwa se holding sit back utanga umutekano nka parite wa kera uko yari ameze, kuko ubu ntabwo ariko kimeze. Ubu ni bikeneye none wataka nawo bakinnyi batatu bo kugira ngo ifixe. Ikindi umwaka utaha muri championnat y'Ubwongereza ntabwo uzaba umeze nk'ingi. Iyi Chelsea mo turabona ibinyotere byo biracana. Chelsea umwaka utaha ntabwo izaba ari niyo vuga ngo iri mu 10. Ni ikipe ikwereka ko umwaka utashobora kuzazigagaruka ihangana. Iyi Manchester United yajemo yusaje muri active wareba na projet ziwe, umwaka utashobora kuza bari atari yakipe. Ku buryo no competition y'umwaka utaha cyane cyane mbere mu gihugu muri championnat y'Ubwongereza izaba ikomeye. Niyo mpamvu izo nguni bagomba kuza kuzifunga. Gusa icyo umuntu akora kuri Arteta na Edubo umuta credit Arsenal ubu nabonye witwa Nasiri hari akantu ka video ka trends avuga ngo ikipe ngo bijyango byemera umutima wawe ikipe irakomeye. Arsenal yo irakomeye, izo detail no yagusa zuko hari icyo hari urwego itaragera ngo ifunge neza inguni nizo zirimo ziraba, ariko Arsenal yo ngubu irakomeye ku buryo ruvuga ngo ya process yayo yo kuzamuka ndetse no kugira consistency urayibona muri aka kanya. Urabona muri aka kanya cyane nizere ko abafana ba Arsenal nubwo mwasezerewe mubona ko ikipe yanyu ahazaza imeze neza cyane. Hanyuma Regan umukuru w'igihugu nyuma yo gutsindwa nyuma gusezererwa hari icyo yatangaje kuri X. Yego nyuma y'uko ikipe akunda ya Arsenal yari imaze gusezererwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame umufana mukuru ni nawe twasorezaho rwose nyuma yese ugira ngo twakongeraho ibindi bintu byinshi. Yakoresheje amagambo meza cyane atera ingufu ikipe ya Arsenal, yavuze ngo even when they bow out they are still my club. ubwo ahita ashyiraho Arsenal aravuga ati congratulations FC Bayern Munich, nayo arafelicita nyine ikipe ikuyemo Arsenal. Ati nyine nubwo isezerewe nubwo ivuyemo ariko iracyari ikipe yanjye. Aravuga ati nyine mu byiza no mu bibi ubundi ubone umufana wa nyawe. Nubwo isezerewe ariko ndacyayikunze, iracyari yaratsinga Bayern. Cyiza tubirebeye mu buryo bwo gufana nibyo rwose kuri Arsenal ni sawa, ariko tubirebeye noneho mu buryo bwa politike His Excellency wose uyungukaga ko Visit Rwanda n'ubundi visibility yakomeza. Yego Bayern yakomeje, erega afitemo na Paris Saint-Germain kurundi Rwanda. Ushobora no kugira gutya ukabona Imana ikunda u Rwanda se zikubita final. Visit Rwanda kabiri hari n'akantu k'akaronda n'umugisha u Rwanda rutanga. Iyo Arsenal zaherukaga hari ahantu twabivuze. Ubwo rero mukuru w'igihugu cyacu niyo twasoreza ko cyatangaje kuri iyi match. Yes, turabwira Farasi no mwihangane n'ababaturoringa babwira bati n'ubundi nukumubona muvuga mu mwaka utaha muzagabo. Akabyibuza ari ikize akantu byibara ari ibimenyetso by'ibi bimeze neza. Twaje rero tujye ku mukino karundura wari uri mu gihugu cy'Ubwongereza.